ujya utekereza ko ari wowe uhitamo gukundana nawe, ariko se uramutse usanze atari wowe umuhitamo, usanze ahubwo hari ikintu kiri imbere muri wowe utazi, udasobanukiwe kitakugisha inama mbere y'uko kiguhitiramo umukunzi wawe kandi koko akaba aricyo kimuhitamo. Kugira ngo usobanukirwe icyo kintu icyo ari cyo, kurura intebe yawe ho gato, yego yirekera aho ngaho, wicare utuze, nubishaka gukora n'imirimo yawe kuko iyi video ntabwo iri burambirane. Sa nk'utekereza uri kugenda mu muhanda mu masaha ya nimugoroba, izuba riri kurenga, biri gusatira nimugoroba ariko butarira neza, ahubwo hatangiye kuzamo ka kabeho ka nimugoroba. Nyamara nubwo uri kugenda muri uwo muhanda ariko urumva umutima wawe utameze neza, urababaye mu mutima wawe. Ubwo bubabare buri mu mutima wawe si ubwa mbere bukubayeho, ahubwo nuko nawe umenyera akababaro. Birashoboka ko watandukanye n'uwo mwakundanaga, cyangwa se ukaba wumva uri wenyine nubwo muri kumwe kandi ukaba wumva ufite irungu. Iyo usubije amaso inyuma ku hahise hawe mu mateka yawe y'urukundo, uhabona amasura menshi y'abo mwigeze gukundana, amazina atandukanye mu bihe bitandukanye, ariko usa nk'uwibuka. Nta kintu kidasanzwe wabonye bose bahuriyeho nubwo ari abantu batandukanye. Birangira kimwe buri gihe. Ububabare ugira buri gihe buba ari bumwe, agahinda bagusigira buri gihe kaba gasa. Uko mutongana cyangwa se ikiganiro cya nyuma kibigeza ku iherezo, buri gihe usanga bisa. Kenshi bose baguhemukira mu buryo bumwe. Bimeze nk'aho ureba filime inshuro nyinshi igenda yisubiramo, irangira ikongera igatangira, ikarangira ikongera igatangira. Abakinnyi urabahindura ariko inkuru yo ntihinduka. Ese ibi byaba byarigeze kukubaho? Wigeze wibaza impamvu uhitamo umuntu ugusiga? Buri gihe ukundana n'umuntu utakumva, cyangwa se buri gihe mu rukundo ari wowe ugerageza guhindura umuntu wadashaka guhinduka? Ibyo bintu birababaza ku buryo utashobora kubisobanura. Bisa nk'aho nta mahirwe ugira mu buzima, biba bimeze nk'aho isi nta kizi kwifuriza. Ariko se byagenda bite usanze igisubizo kitari hanze aha muri iyi si turimo? Byagenda bite se usanze ikibazo atari abo ukundana nabo? Umenye ko igisubizo kiri imbere muri wowe, wabyitwaramo ute? Kwaba ari ukuri kugoye kwakira, ariko birashoboka. Tuba dushaka kwizera ko urukundo ari ikintu twabonye, tugatekereza ko ari amahirwe twagize, cyangwa se ari we Imana yari yaratugeneye. Wari uzi ko urukundo rumeze nk'indorerwamo? Yego, iyi ndorerwamo twireberamo. Rwerekana ibiri mu mutima wawe imbere cyane, rukerekana inkuru wibwira utagombye kuyivuga. Muri iki kiganiro ntabwo tugiye kuvuga ku bintu wakurikiza cyangwa se ibyo wakora kugira ngo urukundo rugende neza. Nta nubwo tugiye kuvuga kuri mesaje cyangwa se imitomo ukwiye kubwira umukunzi wawe. Ndabizi ko wemeranya nanjye yuko iyo uri mu rukundo by'ukuri utamenya amagambo uganira na sheri wawe aho aturuka, kuko muba mufite ibintu byinshi byo kuganira. Ahubwo tugiye kujyamo imbere ducukumbure. Tugiye kureba ijwi ryisubiramo riri imbere mu mutima wacu. Tugiye gusobanukirwa impamvu ituma duhora dusubiramo amakosa amwe buri gihe. Impamvu ya nyayo ibitubaho bihora byisubiramo. Ariko turamenya n'icyo twakora kugira ngo tubivemo bihagarare, ugire umukunzi wa nyayo kandi utazigera ugusiga. Reka tuganire ku nzozi. Zitari za nzozi ugira iyo usinziriye uri mu bitotsi, ahubwo za nzozi ugira mu buzima bwa buri munsi z'ibyo wifuza kugeraho. Akenshi uzasanga uba uzi neza uwo ushaka gukundana nawe, uko azaba ameze n'ibyo azaba yujuje. Iyo utekereza uwo muntu, uba umufata nk'umuntu uzaba utunganye. Reka dufate urugero. Ushobora kuba ujya utekereza ngo umuntu w'umunyambaraga kandi utuje, utagira amagambo menshi. Kuri wowe uba wumva uwo muntu azakurinda, ukumva ufite amahoro n'umutekano uri iruhande rwe. Cyangwa se ukaba ukunda umuntu ufite ubwisanzure kandi wirekuye. Wa muntu uzana cyangwa se utuma wumva mu buzima bwawe harajemo andi mabara menshi bitari umukara gusa. Yatumye wirekura, urisanzura mu rukundo, wishimira ubuzima. Ifoto y'umuntu dushaka mu rukundo tuyigendana ahantu aho ariho hose. Biba bisa nk'aho iyo tugeze mu bantu tugenda twemeza ibyo twabonye, ibyo twishimiye ku muntu, cyangwa se ibyo twamugayeho. Turavuga tuti nimbona umuntu umeze atya kandi akora ibi, nzishima. Uramushakisha ahantu hose ndetse no mu bantu bose. ku mbuga zo gukundana,
muri za coffee shop aho banywera ikawa, muri za hoteli, resitora n'ahantu henshi hagiye hatandukanye. Hanyuma umunsi umwe mugahura, umutima wawe ugatangira gutera cyane, ugasimbuka, ukumva hari ikintu kidasanzwe, ugatekereza ati niwe, uyu niwe nari narategereje, uyu we agaragara nk'utunganye, ahuye neza neza n'ishusho y'uri mu mutima wanjye. Buri uko avuze, amagambo avuze uraseka akakunyura, buri icyo akoze kiba cyihariye, urumva wuzuye. Ariko itonde, aha niho hari ikibazo. Ese uri kubona umuntu we nyawe uri imbere yawe, cyangwa uri kubona ishusho y'uri mu mutwe no mu mutima wawe? Akenshi mu ntangiriro z'urukundo tuba turimo, ntitujya tubona umuntu nyakuri, tubona inzozi zacu. Dufata ya shusho itunganye y'uwo dushaka uri mu mutwe wacu no mu mutima wacu, tukayishyira kuri wa muntu twahuye nawe. Biba bimeze nko gukora copy and paste. Twirengagiza ibimenyetso bitwereka ibitagenda neza, tukirengagiza twa tuntu duto duto tw'ingenzi dutandukaniyeho. Ukavuga atazahinduka, biriya ntacyo bitwaye, ntabwo ari ibintu bikomeye, kubera ko ushaka ko inzozi zawe ziba ukuri. Ariko igihe kiragenda, bya bindi bidasanzwe wabonaga, wa muntu utunganye wabonaga imbere yawe, bigashira. Ugatangira kubona wa muntu we wa nyawe, wa muntu uri imbere yawe. Warangiza ukavuga ati ahari uyu si wa muntu ukomeye nk'uwo natekerezaga, nta nubwo ashimishije nk'uko nabitekerezaga. Birashoboka ko uwo muntu agira amakosa, agira inenge kimwe nawe. Warangiza ukumva utunguwe n'ibyo uri kumubonaho, ukumva ni nk'aho yakubeshye. Ariko se koko niwe wakubeshye cyangwa ni wowe wibeshye? Wakunze igitekerezo, si umuntu nyakuri. None ubonye ibyo watekerezaga, bya bindi biri mu mutwe wawe no mu mutima wawe bitabaye, utabimubonyeho, utangiye kubimushinja. Warangiza ugatangira kumubwira ko atari uwo watekerezaga ko ari we. Mukaba murarekanye, mugatandukana, urukundo rukarangira kimwe buri gihe. Ukongera ugatangira urugendo nanone rwo gushaka umuntu uhuye n'ishusho yo mu mutwe wawe, ukongera n'ubundi ukanyura mu nzira nk'iyo usanzwe unyuramo, ugahora wiruka inyuma y'ikintu cyangwa se umuntu utabaho. Dore uko wahagarika ibi bihora byisubiramo mu rukundo rwawe. Kugira ngo dusobanukirwe ibi, dukeneye kuyoborwa. Carl Jung ukomoka mu gihugu cya Switzerland, wabayeho mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20, yari umuhanga mu by'imitekerereze. Reka tumwifashishe tubashe gusobanukirwa imitekerereze y'ikiremwamuntu. Yavuze ko ubwonko bwacu bumeze nk'inzu. Hari igice cyo mu nzu tubamo buri munsi, akaba ari naho dufatira ibyemezo. Urugero nk'ibyo turi burye, ibyo turi bwambare, gushaka akazi ndetse n'ibindi. Tujya dutekereza ko ari twe twiyobora, buri kimwe kigenda nk'uko twabishatse. Carl Jung yagereranyije ubwonko bwacu n'inzu irimo ibyumba byinshi bigiye bitandukanye. Ariko muri iyo nzu hakaba hari ikindi cyumba kiri hasi cyane, kidakunze kugerwamo, kidakunze gukoreshwa, akenshi kiba kirimo umwijima. Yahagereranyije na kimwe mu bice byacu by'ubwonko, yise ibitekerezo byacu bitazwi. Ibyo bitekerezo byacu bitazwi ni kimwe mu bice byacu by'ubwonko tudashobora kubona, cyihishe cyane kure mu mwijima. Ariko ntibivuze ko nubwo ari ahantu hatabona, harimo ubusa. Aho niho hihishe ibintu byinshi, ibyo twibuka, ubwoba, ibyifuzo byimbitse biri imbere mu mutima wacu, byaba ibyo dushaka n'ibyo tudashaka. Ndetse hanabitsemo n'amateka y'aho dukomoka. Jung yavuzemo isomo rikomeye. Yaravuze ngo ibyo bitekerezo byacu bitazwi, ibyo tutitaho, bifite imbaraga zikomeye cyane, kandi nubwo tutabibona, bigenga ubuzima bwacu. Ibaze utwaye ubwato, ari wowe uri kubiyobora mu cyerekezo ubwo bwato bugomba kujyamo. Ariko hasi cyane mu mazi hari ikindi kintu cyafashe ku bwato kiremereye, kiri kubuyobora mu kindi cyerekezo. Uri kugerageza ugatwara ukayobora, ariko cya kintu cyafashe ubwato kiri kukurusha imbaraga. Bya bitekerezo bitazwi tutitaho biba muri twe, twabigereranya n'icyo cyafashe ubwato. Nibyo bigena abo twishimira, nibyo bigena uwo dukundana nawe. Amwe mu magambo yamenyekanye cyane yavuzwe n'uyu muhanga, hari ayo twifashishije muri iki kiganiro, nagira ati nutamenya cyangwa se ngo ubashe gusobanukirwa bya bitekerezo bitazwi tutitaho, ibiri mu mutima wawe w'imbere bizakomeza biyobora ubuzima bwawe, maze utekereze ko ari byo wagenewe, naho wabicikira.
Ibi bisobanuye ko tugomba kwisuzuma, tukiyinjiramo, tukajya muri cya cyumba cyo hasi, kimwe cyagereranyijwe n'ubwonko bwacu, cya kindi tudakunze kugeramo, kidufashe kwimenya. Nibyo bizatuma tubohoka, tukareka kuba igikinisho cy'ubuzima bwacu. Dutekereza ko ari twe twihitiramo abo dukundana nabo, ariko mu by'ukuri ubwoba bwihishe n'ibyo umutima wacu ukeneye tutazi neza nibyo biduhitiramo. Kugira ngo tubashe guhagarika aya makosa ahora yisubiramo mu rukundo, biradusaba kuba intwari. Fata itoroshi yawe imurika cyane, umanuke ujye hasi muri cya cyumba, fata umwanya wawe, ufate igihe ujye muri bwa bwonko bwawe. Ukeneye kumenya, gusobanukirwa bya bintu bihabitse bitajya bikorwaho ibyo ari byo. Numanuka ukageramo n'icyo uzasangamo. Carl Jung yakomeje avuga ko burya umuntu atagizwe n'igitsina kimwe gusa. Ntabwo uri umugabo cyangwa se uri umugore byonyine. Yasobanuye ko imbere muri wowe, muri roho yawe, umuntu agiramo amarangamutima atandukanye n'igitsina aricyo. Yabyise anima na animus. Yavuze ko niba uri umugabo, ufite igice kimwe cyihishe imbere muri wowe cy'imico y'ubugore, cya gice kitazwi kandi tutitaho. Ku bagabo Jung yacyise anima, ni ijambo ry'ikilatini risobanura roho cyangwa se umwuka w'ubuzima. Anima ni igice cy'imico y'ubugore kiba imbere mu mugabo cyangwa se ku gitsina gabo. Ibi si ibijyanye n'imiterere y'umubiri, ni ibijyanye n'imbaraga n'amarangamutima. Ku mugabo, anima nicyo gisobanuro cy'amarangamutima ye, uburyo yumvamo ibintu, imishyikirano agirana n'abandi, ubwitonzi cyangwa se amahane amuranga, ndetse n'uko yitwara mu rukundo. Ni gute anima, cya gice cy'imico y'ubugore umugabo agera muri we, kibaho? Itangira igihe umwana w'umuhungu akiri muto cyane. Umugore wa mbere yiga kumenya ni nyina cyangwa se mama we. Uburyo yabanye na nyina, uko mama we yamureze, nibwo bugena uko anima ye izaba imeze. Niba mama we yari afite urukundo kandi amwitaho neza, anima ye yamo imbere iba ari nziza. Yumva yisanzuye mu marangamutima ye. Ariko niba mama we yarabaga akonje, nta rukundo, adahari cyangwa amugenzura cyane, anima ye ishobora kwangirika. Nk'uko byavuzwe na Carl Jung, ubwonko bw'umuntu butangira gukora imitekerereze y'imbere muri we akiri muto cyane, mbere y'uko amenya iby'urukundo cyangwa se imibanire n'abandi. Ubwonko bwacu buba bwaratangiye kubika ibyo twanyuzemo. Ariko nanone, kuba umubyeyi wawe yari mwiza cyangwa mubi ntabwo ari byo byonyine bigira uruhare kuri anima yawe. Ikindi kintu kibigiramo uruhare ni ibyo wanyuzemo. Hari ikarita mu bwonko bw'umwana ikorwa iyo akiri muto bitewe n'ibyo yanyuzemo. Uko yakundwaga, twabivuze, uko ababyeyi be bamwitagaho, uko yafatwaga, amahoro yari afite, ububabare cyangwa se urujijo kudasobanukirwa yagize yanyuzemo mu buzima bwe. Ibyo bintu ntabwo umwana abitekereza ngo abashe kubisobanukirwa, kuko aba ataragira ubushobozi bwagutse bwo gutekereza, bwo kwiyumvisha ibintu. Umwana agira ibyiyumvo, aba afite amarangamutima kandi nayo acyoroshye. Ibyo byiyumvo cyangwa se ayo marangamutima nibyo bibika ya shusho yamo imbere. Iyo shusho niza guhinduka anima ku bagabo, igahinduka animus ku bagore. Uko imbere muri we hiremye, bikomeza kubana nawe uko agenda akura, bigahinduka nk'indorerwamo anyuramo areba ibintu byose. Uko kwirema kwama imbere muri wowe niko kukwereka uko urukundo rusa. Ariko kuko buri gihe bidahora bihura n'ukuri, biguteza bya bibazo uhora uhura nabyo mu rukundo. Urugero, niba mu bwana bwawe warakunzwe bihagije, warakundwaga mu mahoro, urukundo uzarusobanura nk'umutekano. Ariko niba rwari rugoranye bwo, uzaruhuza n'ubwoba. Niba nta n'urwo wigeze mu bwana bwawe, ntarwo wabonye mu bwana bwawe, utarigeze wiyumvamo ko wakunzwe, uzarusobanura mu gukurikira abandi. Ibi bisobanuro reka tubyite nk'ikarita iri imbere mu mutima wawe, ya yindi yikoze akaba ari ikuyobora mu rukundo rwawe rw'uyu munsi. Aha rero iyo umugabo ahuye n'umugore cyangwa se umukobwa mu buzima busanzwe, ntamureba gusa uko ari, ahubwo amuhuza na ya shusho yamo imbere iri mu mutima we.
Niba uri umuhungu ukaba warakuriye mu muryango wawe papa wawe agira amahane akubita mama wawe, ni amahoro aba ari mu muryango wanyu. Nukuri uzasanga mu rukundo ukururwa n'abakobwa bahora bafite ibibazo, b'abakobwa bahora barira, b'abakobwa ibintu bitagenda mu buzima. Abo ngabo uzasanga ari bo bagukurura kuko uzumva ushaka kubabera umutabazi, kuko uzumva ushaka kubakiza. Ariko noneho niba warakuriye mu rukundo rurimo amahoro n'umutekano, ugahura n'umukobwa hagira ikibakarira, hagira ikibakirakaza, ibyo uzabisobanura nk'umutwaro kuri wowe, urwo ntiruzaba ari urukundo. Ni kimwe no ku mukobwa cyangwa umugore, ya animasi iba imbere muri we, cya gice cy'amarangamutima y'ubugabo aba muri wowe, niyo akuyobora, niyo ugenderamo, niyo ndorerwamo ureberamo umugabo cyangwa se umuhungu mugiye gukundana. Reka n'aha naho dufate urugero kugira ngo byumvikane. Niba warakuriye mu muryango ugasanga papa wawe agira amahane, ugasanga papa washyiraho amategeko mugomba gukurikiza, uzisanga nukura ukunda umuntu ugutegeka cyangwa se wowe ushaka gutegeka. Numutegeka uri umukobwa aranga kuyoboka, kandi nanone numureba ubone ntabwo uri kumubonamo cya gitsure n'amakara umushakamo nk'umugabo, bimwe waboneye kuri papa wawe. Hari ibintu byinshi izi mbaraga zitandukanye n'igitsina turi cyo byadukoresha mu buzima bwa buri munsi, zatuyobora neza cyangwa se zikaturoha. Icy'ingenzi si ukujya guhangana nazo ngo uhakane ngo ndazifite cyangwa sinzifite, ahubwo icy'ingenzi umenye ko uzifite, ziri imbere muri wowe. Fata umwanya wicare witekerezeho, urebe ahahise hawe, urebe ubuzima wabayemo, uko wakuze. Nubasha kubisobanukirwa bizagufasha kwireba, ya karita iri imbere muri wowe izakuyobora neza mu rukundo. Hitemo ukwiriye, hitemo ugomba gukundana nawe, uzagumana nawe utazigera ugusiga.